بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hari abayisilamu bamwe bajya bakunda kujijisha bafite uburwayi bakavuga ngo ebana ngo ngewe ndo umuyisilamu gusa ngo ibintu ngo by'abasuni ngo ibintu ngo by'abashiya ngo ibintu ngo by'abasalafi ngo ibintu by'abakadiyani ngo ibintu by'amadiya ibintu by'abaki amatsinda yano matsinda tubona nandi ngo ngewe ndo umuyisilamu gusa uvuga ngo isilamu y'ingibi ntabwo ari ingibi no kubeshya. Allah subhanahu wa ta'ala nibyo koko idini yene uislamu idini yene uislamu yanashishikarije abantu kuguma kuba bamwe nibyo turabyemeranya aya zitandukanye wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Urabona habli ibayimwe ariko abantu baraje urebye kuri iyi page yi aya Allah subhanahu wa ta'ala yihanangirije abantu gutatana wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, ariko ibyo ngibyo byagaragaye ko abantu batabyubahirije. Naho Allah subhanahu wa ta'ala yise abayisilamu ko ari dini namwe abayisilamu, ariko abayisilamu ugiye kureba kweli imyemerere abantu bafite itandukanye n'imyumvire abantu bafite ku idini bitandukanye byahise bishimangira iri hadisi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuntu uvuga ngo ni umuyisilamu gusa gusanzwe abari kujijisha nusoma suratu al-Mujadila niba ntibeshe uzasanga kuri aya yayo ya nyuma Allah subhanahu wa ta'ala hari abantu yavuze ko ari itsinda, ala inna hizballahi humul muflihun. Allah hari abantu bise itsinda bazagira intsinzi. Aba rero ntabwo ari abayisilamu bose, kuko turabyemeranya hari abayisilamu b'abashirikina b'abapfumu kandi ajya gusara asize amahembe, akajya gusara asize afite nyabingi. Nutega amatwi neza uyu muvandimwe aragaruka neza ku byo duhora tuvuga, bya bindi duhora tubwira abayisilamu, ariko wenda ukabona ntibashaka kubyumva babitewe nuko ngo byavuzwe n'akanaka utabarizwa mu gatsiko kamwe nabo. None uyu mushekhe nawe masha Allah ati hari abayisilamu bafite uburwayi. Aya ni amagambo akomeye mu by'ukuri. Ati ibyo ni ukwijijisha, kwivugisha gusa ngo uri umuyisilamu gusa byonyine, iby'abasuni abashiya n'andi matorero agaragara mu bayisilamu ntibikureba. Uyu mushekhe arabona ko abantu bateye batyo bafite uburwayi muri bo, akabihamya kandi ashingiye kuri hadisi yemeza ko ntibikwiye kwiyita ngo ngende umuyisilamu uri aho ngaho gusa. Nanone twibukiranye ko aho ni ku muntu ku giti cye, ashobora kwiyita umuyisilamu gusa kubw'uburwayi cyangwa gushaka kujijisha abandi. Ariko se tekereza noneho ku itsinda ry'abantu runaka bifata bakavuga ngo twe turi umuryango w'abayisilamu mu gihugu iki n'iki. Muri ndabona y'uyu mushekhe tumaze kumva no kuvuga ngo abanyamuryango bose b'iryo tsinda bararwaye kandi barajijisha. Mu kuvanaho urujijo ubundi hakabayeho imiryango itandukanye y'abayisilamu. Urugero, umuryango w'abayisilamu b'abashiya, umuryango w'abayisilamu b'abasuni, umuryango w'abayisilamu b'abansaru, umuryango w'abayisilamu b'abasalafi mu Bugande mathalan. Noneho wenda umuryango w'abayisilamu muri rusange muri icyo gihugu twafashe mu Bugande ukaba ari umuryango ubumbatiye cyangwa se uhuriza hamwe iyo miryango yose muri rusange. Bitari ibyo, dushingiye ku byo tumaze kumva, abiyita ko ari abahagarariye abayisilamu gusa mu gihugu runaka cyangwa se ahantu runaka, batiriwe bavuga abo ari bo mu rwego rwo kujijisha abo bafite uburwayi. Bavandimwe, ari ibintu tuba tugomba gufatanya kumva neza no gusobanukirwa. Mu kubyumva neza kandi kimwe birushaho gutuma dukomeza kubana neza mu mahoro, birushaho kuzana umwuka mwiza hagati yacu nk'abayisilamu. Igihari gitangaje nuko nk'uyu mushekhe urimo uvuga ko ari uburwayi kwita umuyisilamu gusa, uyu munsi umufasha ukamubaza agatsiko abarizwamo nk'umuyisilamu, bishobora kuba intambara.
ugasanga ararwana kwemeza ko nta hahurira n'ubutsiko, ko we ngo ari umuyisilamu gusa ari ryo zina Imana yamuhitiyemo, n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo. Ariko tujye twemeranya, Qur'an bivuga neza, inna dina inda Allahi al-Islam, idini y'ukuri imbere y'Imana ni Uwisilamu. Ariko abayisilamu bitewe n'uburyo bahitamo kwiga iyo dini, aho bayigira n'abo bayigaho baratandukanye. Turabasanga mu matsinda cyangwa se mu butsiko bunyuranye, bikaba atari byo kuvuga ngo ngende umuyisilamu gusa utagaragaje gatsiko k'abayisilamu barizwamo. Ari nabyo uyu musheke twatangiranye nawe akomeza kugenda ashimangira, kandi akabishimangira ashingiye ku buhanuzi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yemeza nk'ibi turimo kuvuga. Ntihazagire rero ukubeshya ngo ngende umuyisilamu gusa nta bindi, ibyo birahagije. Iby'ubutsiko kuki mubishyira mu buyisilamu? Navuga ko ibyo ngibyo ari ukuvanga amadosiye, kubera ko iyo tuvuga ubutsiko tubuvuga mu bayisilamu, ntabwo iyo tuvuga iby'ubutsiko tuba tuvuga ko ari ubutsiko buri muri Islam. Islam ni idini imwe rukumbi itagiriye kabiri, nkuko twakomeje kugenda tubisobanura. Ariko noneho abayisilamu babarizwa muri iyo dini bo bakaba babarizwa mu butsiko bunyuranye, kuko aho bigira iyo dini abo bayigaho, nkuko twabibonye uburyo bayiga ubwabyo, ibi biratuma babarizwa muri ubwo butsiko bunyuranye mu matorero atandukanye. Sobanukirwa ngo uwo uzumvana akunda kuvuga ko ngo ari umuyisilamu gusa, birangirira aho ngaho, ntaho ngahurira n'udutsiko. Umuntu nk'uwo nimba atarimo kubikoreshwa n'ubujiji, byanga byakunda hari ibyo ashaka kugukinga cyangwa se kuguhisha, arimo kujijisha. Nibyo rwose Islamu ni imwe, ntawe ubihakana. Ariko se abayisilamu bose ku isi bumva Islamu kimwe ijana ku rindi? Abayisilamu twese Islamu tuyishyira mu bikorwa kimwe ijana ku ijana? Ese mu bayisilamu nta matsinda runaka abonekamo nk'uko byigaragaza uyu munsi? Hadith irasomwa cyane irazwi, iftaraqatil yahud ala 71 firqa, abayahudi bacitsemo ibice bigera kuri 71, waftaraqatin nasara ala 72 firqa, n'abakristo bacikamo ibice bigera kuri 72, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Ni ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam izacikamo ibice 73. Ninde uri kuvuga aya magambo? Ntabwo ari ngewe Ndayisenga Sharaf. Uri kuvuga aya magambo ni intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa. We utajya uvuga bijyanye na feelings ze, bijyanye no gushaka kwe, bijyanye na santima ze. Allah ati wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ntiyigeze avuga bijyanye no gushaka kwe. Kuvuga kwe kose byabaga ari bijyanye no guhishurirwa kwavuye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo tubwiye ngo abayahudi bacitsemo ibi bice n'abakristo bacikamo ibi bice, ni umma yanjye al-ummatul muhammadiyya, umma y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam izacikamo ibice binibi, ntabwo ari ukiri kubeshya, nuko ibyo bintu bihari. We ubwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akiri muzima hatangiye kuboneka firaq, uduce dutandukanye nka firqatul khawarij. Agace k'aba khawarij kabonetse n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiriho ari muzima, ubwo yari amaze kugabanya abantu mu mitungo yari yabonetse fil ghanaim, mu minyago itandukanye. Nibwo umuntu yifasha aravuga ati yewe Muhammad, mu by'ukuri kugabanya kwawe ntago kurimo ubunyangamugayo. Tayari agumutse ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ako ni agatsiko kabonetse. Agatsiko mu dutsiko tuzaboneka muri iyi umma intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavuze harimo firqatu shia, agatsiko k'abashia. Ati ni hadisi izwi cyane kandi isomwa cyane, iftaraqatil yahud ala 71 firqa. Abayahudi bacitsemo ibice bingahe? 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqa. Abakristo bacikamo amatorero 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. N'abayisilamu nabo bazagabanyikamo ubutsiko, ibice, amatsinda cyangwa amatorero uko wabyita 73.
akanibaza ati ninde urimo kuvuga aya magambo mu by'ukuri? Ati si njyewe uyavuga, ni intumwa y'Imana idashobora kubeshya na rimwe, intumwa ivuga kenshi na kenshi habanje kumanuka amahishurwa. Agakomeza agira ati yewe intumwa y'Imana ubwayo igihari, ubutsiko n'amatsinda byatangiye kuvuka mu bayisilamu, ati nk'agatsiko k'abakhawariji. Yani no kuvuga ngo agatsiko ka mbere kabi kabayeho mu bayisilamu k'abakhawariji katangiye kubaho intumwa y'Imana igihari, kandi gatangizwa n'abasahaba. Uyu mushekha ariyemerera ko cyangwa se aremeza ko bamwe mu basahaba ari bo ba nyirabayazana b'udutsiko dutandukanye mu bayisilamu. Ati intumwa y'Imana yagabanyije abantu iminyago yari yabonetse. Abo bantu ni bande bavandimwe? Ni abasahaba. Tuzi neza ko nibo bajyanaga n'intumwa y'Imana ku rugamba, hagira ikiboneka akaba aribo bakigabana ku ikubitiro. Ntabwo rero yabitoboye ngo abivuge, ariko mu by'ukuri ni abasahaba bavugwa hano. Nuko ngo intumwa y'Imana irimo igabanya, haza umuntu arayibwira ati yewe ntumwa y'Imana, jya urangwa n'ubutabera. Uyu muntu ninde? Ni umusahaba uvugwa hano, ariko uyu mushekhe ntabyo akubwira. Turibukiranya ko uyu musahaba wabwiye intumwa y'Imana ngo ijye igira ubutabera ari uwitwa Dhul Khuwaisara, zakaraho Ibn Athir fi sahaba. Uwitwa Ibn Athir ni umumenyi ukomeye cyane mu basuni, ashimangira ko uyu Dhul Khuwaisara yari umusahaba w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dore ko mu nkuru uko ikomeza y'uyu nguyu Dhul Khuwaisara, aho abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulullah jya gira ubutabera, ngo Umar ibn al-Khattab waraho hafi byaramurakaje cyane. Bimaze kumurakaza abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulullah mu burenganzira nicuye umunafiki, niciye indyarya. Intumwa y'Imana iramubwira iti abantu batazasigara bavuga ko nihekuraga nkica abasahaba banjye. Iyi nkuru irahari mu bitabo bya bayisilamu bagiye batandukanye, iragaragara yose uko yakabaye. Uyu mushekhe rero ati rwose intumwa igihari, ubutsiko bwatangiye kubaho kandi buzanwa na bamwe mu basahaba batari beza. Ati kandi na Shia iri mu butsiko intumwa y'Imana yavuzeho. Ese intumwa y'Imana yavuze iki kuri Shia? Hano tuhibaze kuki ntacyo yatangaje. Ibi tuzabiganiraho ubwabyo uko tuzakomeza kugenda twungurana ubumenyi ku bintu bitandukanye. Rwose koko nibyo intumwa y'Imana yavuze kuri Shia cyane ariko gusa uyu mushekha yirinze kugira icyo abitangazaho. Ese ubutsiko butangira kubaho mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ubwayo ndavuga intumwa y'Imana yari mu kahe gatsiko? Na kahe gatsiko yahamagariye abantu kuyoboka? Ibyo byose nibyo tuzakomeza kugenda turebera hamwe insha Allah. Icyo tumaze kubona hano nuko abayisilamu barimo amatsinda atandukanye, kandi ni byiza ko umuyisilamu asobanukirwa ngo agatsiko mbarizwamo mu bayisilamu ni akangaka. Ese aka gatsiko ko maze kumenya ko niko mbarizwamo kari kukuri, niko gatsiko kazatahukana intsinzi ku munsi w'imperuka? Bitewe nuko intumwa y'Imana mu kutugaragariza ko abayisilamu bazagabanyikamo ubutsiko 73, ntabwo yagarukiye aho gusa, ahubwo yarakomeje ranavuga iti 72 bwose buzajya mu muriro, usibye gusa agatsiko kamwe niko kazarokoka. Ndasoza nshimangira ko iby'ubutsiko mu bayisilamu apana muri Islam nta na hamwe dushobora kubihungira uko twabigenza kose. Kubera iki? Kuko ubutsiko buri mu buhanuzi bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nta hantu rero dushobora guhungira ubuhanuzi bw'intumwa y'Imana. Icya kabiri nuko ubutsiko nibwo mateka yacu aturanga nk'abayisilamu. Mu yandi magambo no kuvuga ngo umuyisilamu ushaka guhakana iby'ubutsiko no kuvuga ko we ngo ni umuyisilamu gusa ntaho ahurira n'ubutsiko, arashaka kwemeza kimwe muri ibi bibiri. Icya mbere, arashaka kwemeza ko wenda niwe muyisilamu wenyine gusa ubaho, utameze nkawe, utemera nkawe, utagenza nkawe, uwo ngo si umuyisilamu. Cyangwa se icya kabiri, twavuga duti we ntabwo ari umuyisilamu kubera ko nta gatsiko n'aka na kamwe mu dutsiko abayisilamu babarizwamo agaragaramo. Ntarambiranye rero, reka mbaragize Imana mbe ncumbikiye hano.
mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Inshallah ku bushobozi bw'Imana tuzakomeza kugenda tuganira cyangwa se twibukiranya kuri no sanganyamatsiko. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.